satani naguhamagara ngo usubire ku nzoga uzamubwira uti iyo nimero ntishoboye kuboneka satani naguhamagara ngo usubire ku itabi uzamubwira uti iyo nimero ntishoboye kuboneka satani naguhamagara ngo usubire gutingana uzamubwira uti iyo nimero ntishoboye kuboneka kubera ko Imana iri kuyihamagara kandi igomba kuyitaba. Jyewe ndakijijwe ku mutima wanjye usibye ko ni ka muntu ari umutima we. Byinshi naretse ntabwo nayobewe aho biri, ahubwo narabiretse kubera ko ntacyo bifasha mu buzima bwanjye, nta n'icyo bimpinduraho ku isura yanjye, nta n'icyo bingezaho. Reka nyine nkubaze icyo kintu nidusanga utarakijijwe isi muri rusange n'Abanyarwanda babwira iki? Nubwo wongeye ngo kandi umutima aricyo ushatse kuvuga. Rero njye sinakijijwe kubera isi n'Abanyarwanda, njye nakijijwe kubera Imana ishobora byose yo mu ijuru. Ubwo rero ndumva nta n'urubanza mfite imbere yabo, urubanza ndufite ku Mana. Nazo niziraho subaguruka umunwa ubundi bwo nzabwira ngashaka kuza gukizwa nzabamenyesha gute cyangwa nzabwira gute ko ushaka gukizwa nzavuga ijambo ry'Imana gute? Reka nkubwire umuntu warokotse uraka. None se reka nkubwire ndinda njya gutura Imana envelope, urumva? Ndinda njya gutura Imana envelope, ndinda njya gutura Imana envelope, nyituye umutima wanjye ayo mafaranga nkayatwara bitwaye iki? Kandi ikindi ayo mafaranga sinari nyakeneye. Niyo nari kuza wenda reka tuvuge ko wenda nibwo nari kuba nkinywa inzoga, nshaka kunywa inzoga, ntago ayo mafaranga najya kuyanywera, ahubwo nagenda nkavumba. Imana ntago yabura kumpa umugisha niba ko manitse ikiganza cy'uburyo imbere Imana ishobora byose. Niba Imana izi ko nayituye envelope, nayo izajya ihora intura envelope zirimo ubusa. Yes, nanjye musozo ukurikiye Umutako TV, nizere ko umeze neza aho uri hose mu byo urimo byose, amajyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba. Ndabasuhuje cyane, mboneraho no gukomeza kwifuriza intangiriro nziza z'umwaka, nkomeza no kwifuriza umwaka mushya muhire. Dukomeza gushimira abantu mwese urimo kutwereka ko turi kumwe, mukurikira ibyo tubagezaho, mukanda subscribe, like, share, ndetse commentaire zanyu zabaye nyinshi. Abantu b'i Burundi, abantu muri Tanzania, abantu b'i Uganda, Ishyaka Manajya ndetse n'itsinda ry'Umutako mwize Umutako TV, turabasuhuje cyane mwese n'Abanyarwanda. Mukomeze mubane natwe. Naje kuba nababwiye ko naze gusenya ibikuta bibitse byinshi bitari byiza. Ibyiza tuzabigaragaza, ibi tubigaragaze, hanyuma ukuri kwivugire kandi guhabwe intebe. Abadukurikira hashize umunsi umwe wonyine mubonye ikiganiro cya Coniri ndetse na bagenzi be. Mwabonye n'ibindi biganiro barimo baragenda bakora ku mbuga zigiye zitandukanye, barimo bari ku macyande LIZA ndetse n'undi muvandimwe tuze kugarukaho, bavuga byinshi byatandukanye. Ariko muri ka kazi kacu tugomba gukora dushyizeho umwete, nuko nabona begereye bakaba bagiye kutuganiriza. Bavuga ko timo turi babibandaho, burya iyo ukoresheje ukuri ushobora kukuzira, ariko imbere y'Imana ukaba hari byiza uri murategura. Nangiye mwikaze mu kiganiro, nitwa Ishyaka Manajya. Bakwita nde? Murakoze cyane, nitwa LIZA Zahabu y'Imana. Ngira ngo baranzi, ahubwo icyo nakora nsuje abakurikiye Umutako TV, nsuje abakunzi banjye. Imana ibagirire neza kandi Imana ihabwe icyubahiro. Ikindi kandi bibutse dore Happy New Year and Merry Christmas. Mukunde na bagenzi banyu nk'uko Imana yadukunze twese, kandi mukore subscribe, share, like, comment ku Mutako TV. Ikindi kandi nagira ngo dutangire twubashye Imana, dusenga, tuvuga amagambo ayishimisha, ayishimira, ayibutsa ko tuyikunda, kuko nayo idukunda buri munsi, twayibutsa tutayibutsa.
mwubahe Imana dusenge. And you guy uri kuri kamera ubahe Imana dusenge. Data mu izina rya Yesu tuje imbere y'amaso yawe, aka niko kanya tubonye kugira ngo tugushimire ndetse tugushimire. Ndagira ngo twongere tugushimire. Uyu ni umwaka wa 2021. Ndagira ngo ngushimire ko wadukuye muri 2020 ukatusimbutsa bibi byinshi byari bihari, ukaturenza ibyorezo, ukaturenza ibiyobyabwenge, ukaturenza byinshi cyane bitandukanye. Warabikoze kubera kuri Imana ishobora byose kandi udukunda mu izina rya Yesu. Ndagira ngo aka kanya ngushimire ko twicaye anga twese tuyumiye ku mwuka w'abazima. Ndagira ngo n'abatuvuyemo bose uborohereze kandi ubahire uko ridashira. Ndagira ngo nkwereke umwanya dufasha kugira ngo tugushimire. Ndagira ngo uwo mwanya ngurangize mvuga ngo ushimwe kandi uhabwe icyubahiro. Ndagira ngo aka kanya tukuragize ubwoko bwawe. Ndagira ngo tukwibutse ko twicaye anga dukora ibiganiro, uturinde kandi utugirire neza, tubabarire ibyaha byacu, kandi buri wese uri ahangaha umugabanyirize igihunga afite ku mutima, umukuremo bibi byinshi bimurimo, umuhanagure, umwoze, umukorope nk'Imana ishobora byose. Ndabizi ko amaraso y'umwana wawe ntacyo atakora. Ndagira ngo rero ngushimire ko unyumvise kandi ugiye kundinda no kumfasha kutuba hafi twese kandi nk'ubwoko bwawe. Ndagira ngo ushimwe kandi uhabwe icyubahiro kuba twumvise. Amen. Amen, amen. Ni isengesho dutangiranye nk'Umutako TV mu kiganiro, isengesho ryiza rikubiyemo ibintu nawe byakugira neza. Nanjye ngusuhuza nawe. Murakoze. Ndabasuje abakunzi b'Umutako TV. Imana yazagize intambwe zanyu kandi navuga ngo umwaka mushya. Banyita Tayra, amazina yanjye ni Tayra. Tayra. Nkuko bisanzwe. Benshi baranza ariko nibwo bwa mbere nkoreye kwicara. Umutako TV. Dutatswe no gushyira hanze ukuri kose. Uko wumvishe ngo nzasenya ibyandi gusenyuka, nerekane ibyiza n'ibimisire mishyira hanze. Biragaragara iki nari umutako nuvuga ngo kiba kigizwe n'ibyiza. Ara ukuri kukajya hagaragara, ibivuga by'ubabika nabyo bikajya hagaragara. Naho ubangamiye naho bigenze gute cyangwa se gugire gute, ariko Imana ishimwe kwa kumaje hari ushaka kuza kumbera umutako nanjye. Reka dutangire noneho ikiganiro cyacu. Liza, amakuru meza? Ni meza cyane. Duherukana umwaka utaha. Shaduherukana umwaka utaha. Imana ikugirire neza, Imana ishimwe ko yakurinze nanjye kandinda, Imana ishimwe ko yarinze Tayra, Imana ishimwe ko yarinze kameramani wacu, Imana ishimwe ko yarinze isi yose kandi twese hamwe ku isi hose. Umwaka mushya kandi uzatubera uwishya n'ihirwe. Amen. Wari muraseka mvuze ngo imvura itunyagiye tuseka, ushatse kuvuga konzi ko abantu simvira banyagira bugama. Ubwo nyine uko mwabigeje murakuze nyine imvura yarabanyagiye, ubwo mwari mwabaye abahinda bende nibo banyagirwa bakunda kunyagirwa. Ubwo nyine Friba kazi dukora katananirwa. Niyo mpamvu twembe tukanyagirwa nyine na kamera wacu kanyagirwa na mikoro natwe. Sawa nyine ubwo hari impamvu tu. Abavandimwe rero bakunze Umutako TV nkuko twabakiriye nyine mwabyumvise mu ncamake. Liza Zahabu naryongeyeho ngo na abayitungo bitengome. Wabonye ikiganiro twageranye na Johnny na Ig ndetse n'abavandimwe bagenzi be bakira agakiza bakemera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wabo. Nakibonye. Yego. Hari byinshi byakuvuzweho. Wabyumvishe? Nabyumvise nabyo. Hepfo yawe wakuri iki kiganiro twageranye n'abari abavandimwe cyane nasomye ibintu byose n'amakomenti nakirebye tso bihagije. Bumvishe ibyo ubutumwa bwabo bwangezo nibagira ikibazo nacyo kibesheje ahangaha. Nabwakire neza rero yarabwakire neza mbanda no mpamvu naje kubasubiza. Ati nabwakire neza iyo nza kuba ntabwakire neza ntabwo nari kuba ni hano. Tujye gutangira kuri Liza. Ige niwe muntu bamwinjije mu idini rya mbere ukamusengera. Tugiye kuvuga ndakubaza unsubize yego cyangwa aho nta kintu naba mfite cyo kuvuga.
gusa nshobora kubisobanura mu magambo arambuye ariko aho nta kintu mfite cyo kuvuga. Njyewe yige twaraganiriye nari muzi nk'umutinganyi, turaganira ndetse twari turi no mu kiganiro musaba ko twafatanya urugendo rwo gukizwa. Yige abanza kubyanga, nambwira nabi bihagije ku buryo nageze ubwo ngira isoni, ndavuga nti iki kiganiro ntikizasohoke ku mutima. Ariko mbibwiye Sandrine Nyiragasaro ambwira ko nta gisebeje kirimo. Ikiganiro ndakireka kirasohoka, dutandukana ariko Yige yanangiye. Nyuma uwo munsi nibwo twahanye nimero. Nyuma uko tugenda dukomeza kuvugana kuri telefone niko yagiye anyumvisha ko azaza buke buke. Nyuma nibwo yemeye arambwira ati nanjye ndetse inzoga ndakijijwe, ndetse itabi, ndetse butinganyi, baye umugabo muzima kuko n'ubundi ndi umugabo. Nyuma aza kujya kuri channel ya Tuzubake TV kwa Shangazi, naho akorerayo ibiganiro byinshi bitandukanye byerekeranye n'uko yaramaze n'ubuzima yaramaze kwinjiramo. Nyuma Shangazi aza kuntumira nanjye dukorana ikiganiro. Nyuma yaho dupanga no kuzajyana gusenga hasengera, tujyanayo turasenga turataha, binaba byiza cyane. Twagize icyumweru cyiza, umva twagize icyumweru cyiza pe, mbona nishimye, numva birashimishije cyane, nabonaga ari ibintu byiza cyane bishamaje. Rero nyuma yaho naravuze ni kubera ibintu nabonye mu rusengero n'uburyo byari bishamaje, reka nshake n'abandi tujyane. Nibwo negereye Tayra ariko akomeza kunangira, aranyangira. Ariko Nayige nahise ntekereza nti uburyo Nayige twatandukanye yantutse, nyuma kaza kunyumva, wenda n'undi wese azanyumva. N'ubu muhaye mikro yahita akubwira ati rwose ntago nzaza. Njye niko mbimenyereye, ahora bimbwira Tayra. Ariko njye naramwegereye, tubane mu buzima bubi cyangwa se bwiza, tubabarane cyangwa se twishimane, ariko nkomeze kumubwira ko Imana ihari kandi hari icyo yahindura ku buzima bwe. Ariko turi kumwe. Nyine ibyo njye nibyo ndwana nabyo kandi nzakomeza mbirwanye. Naho ibyo bantutse bakavuga ngo sinkijijwe, ngo nywa inzoga, nywa amatabi, buri munsi Satana dutega imitego. Ushobora kuva gusenga ukicara, inzara ikakwicana n'igiceri cy'ijana ufite, ku buryo utekereza atari ko wajya gukura, wajya gusireyinga, ukabitekereza atari ko wajya gusireyinga. Yego ukabitekereza ukavuga atari ko wahaguruka nkajya gusireyinga, inzara irimo iranyica, hego ko inzara iranyishe pe, ubu wajya gusireyinga. Ariko iyo wowe wifatiye umwanzuro muri wowe ukavuga uti Imana irahari kandi iriho, iyi Mana nigira iki nkore, ukavuga uti wa Mana wigira icyo unkorera. Hari kenshi twagiye tubivuga tutanabyizeye, abana ko se Mana akagakiza nako gagiye gutuma inzara inyica, se Mana akagakiza nako gagiye gutuma mpinduka ingegera. Avuga ati Mana ni ukuri gira icyo ukora. Navuga gutyo nkabona hari igihindutse kuri njye. Ubwo rero kuvuga kwabo kumvuga nabi, njye nta kibi nigeze mbavugaho. Uravuga ngo ntacyo ugiye kuvuga, usobanura bivuze ko Iga atari wamwinjize idini ukamusengera bwa mbere, ibi ngibi Shangazi ari wabikoze kugira ngo Iga ahite yisanga mu kiliziya yagiye kwemera ibyaha, akanatura, akemera Yesu n'umukiza. Rero yigengewe naramwigishije, anyemerera ko akijijwe, tunapanga ko tuzajya gusenga. Biba ngombwa ko Shangazi, rega Shangazi ni umuntu ukuze kandi w'umubyeyi, byabaye ngombwa ko Shangazi tuzajyana. Sanga afite na ba John Lee na Yomiyo n'uwitwa Clarissa wanangiye, atubwira ko tuzajyana hamwe
koko twarajyanye anabidufashamo cyane pe, anabidufashamo n'ibyo tutatekerezaga biraba. Ariko njyewe nkurikije uburyo yige bwa mbere dutangira kuganira ku kintu cyo gusenga, nkurikije uburyo yambwiraga, n'abantu bazareba icyo kiganiro ku Gasaro bazasanga yige wenda afite we muri wo yiyumvisemo watumye yumva byemeye neza, wenda njye akaba yaranyemereye biri aho ngaho byo kumbeshya, ariko byose nubwo yaba afite undi yemereye akaba ari we atekereza ko ari we watumye akizwa, njyewe nabyishimira koko, kubera ko twese icyo twaharaniraga ni ukugira icyo duhindura kuri abo bantu. Ikindi navuga, kuvuga ngo kuba ngo ngewe ngo ntayegeranya nabo hariya bari ngo nicyo kivuga ko ntakijijwe, ngo nywa inzoga, ngo nywa itabi, kutajya kwiyegereza gukizwa ntabwo ari ukujya kubana n'umuntu mu nzu iwe, sibyo? Sijyaho nanjye kukubaza Liza, dutinye Imana, ntandi urivugira ubusa kandi akariho karavugwa. Mugenzi wawe ne mukange kumwe warako muratandukanye ariko hari icyo muhuriyeho. Dutinye Imana, Liza warakijijwe? Njyewe ndakijijwe kandi akami ka muntu ni umutima we. Ushyiraho ngo akami ka muntu n'umutima we. Warakijijwe, itumbwiye narakijijwe, gukizwa kwanjye hari gukizwa ku mutima, hari no kuvuga ku munwa bikarangira. Njyewe ndakijijwe ku mutima wanjye, usibye ko akami ka muntu ari umutima we. Byinshi naretse ntabwo nayobewe aho biri, ahubwo narabiretse kubera ko ntacyo bifasha mu buzima bwanjye, nta n'icyo bimpinduraho ku isura yanjye, nta n'icyo bingezaho, nta n'icyo byereka Imana yanjye ko gituma imenya ko nyizi. Liza, urabizi ndi umutananirwa, ntabwo nzananirwa. Kwerekana ukuri ni byiza. Nidusanga utarakijijwe, isi muri rusange n'Abanyarwanda babwira iki? Nubwo wongeye ngo kandi umutima aricyo ushatse kuvuga. Rero njye sinakijijwe kubera isi n'Abanyarwanda, njye nakijijwe kubera Imana ishobora byose yo mu ijuru. Ubwo rero ndumva nta n'urubanza mfite imbere yabo, urubanza ndufite ku Mana. Ariko icyo nzi cyo nuko iyo Mana nkurikije umutima wanjye nuko niyumva n'uburyo ndimo kurwana no kuyikorera, nayo ntabwo nzagira urubanza imbere yabo. Tujye kujya kuri muvandimwe hepfo yawe, ariko tukiri aha ngaha gatoya, nta kuntu wenda wamenya ibyawe wenda byiza byawe biri imbere n'agakiza kawe wakiriye n'Imana muri rusange, wenda abandi bakijijwe cyangwa batakijijwe ariko wenda bo bona bakijijwe, nkuko wavuze yuko uriya muvandimwe ige wamugira inama akanangira, ariko ushangaza yamugira inama akazemera. Jye sinigeze mvuga ko namugira inama akanangira, nakubwiye ko twatandukanye nyemereye ko anyumvise kuko nahojejeho, birangira agiye kwa shangazi nsanga nawe gahunda afite ariyo kubikora, ariyo kurwana no kugira ngo nabo abahindure bakizwe. Urumva niyo mpamvu turi hano. Ni shangazi, ubwo dufatanyije muri uru rugendo ntacyo bitwaye, ariko njyewe ntago kumbaza ngo barakijwe cyangwa ntibakijijwe, kame ka muntu ni umutima we. Bakijijwe ku mitima yabo barabizi. Ikindi njyewe sindi umujaji, urumva sinabajajinga kubera ko hari uwo babeshye. Niba badakijijwe babeshye Imana yo mu ijuru ishobora byose. Ariko nkatwe nk'Umutako TV twagiyeyo, ariko iyo muganira ate no kuri mikoro cyangwa kuri kamera, ubona ko ari abantu bakiriye agakiza. Hari n'impamvu twazanye Tayra. Nawe hari ikibazo kikureba ku kiganiro ejo wabonye, ugomba kudusubiza neza fresh bitewe n'ibyo wavuze. Ibyo wavuze byinshi uziho, uriya muvandimwe ige, turagira ngo ubibwire Abanyarwanda barimo barabireba n'isi yose muri rusange, ibyo wavuze yuko ngo berekane uko bakijijwe kandi hari ahantu mujya muhurira bari muri bya bibi. Ukuri nuko dukeneye, nta kinyoma dukeneye.
murakoze sinzi niba ndavuga ngo wenda ngo naravuze ngo aho duhurira njya gutanga icyo kiganiro nagitanze haciyemo iminsi ngiye ibyo bintu bibaye ariko biba muri ya minsi bavuga yuko ngo barara kwa shangaza ariho baba icyo kintu none nakivanye ibyo navuze ntabwo nongera kubisuramo ngo navuze ngo bajya ahangaha ngo bagagenda mu gitondo ngo bagasubira kwa shangazi kandi nijoro baramuri ibi ibyo navuze byo narabivuze ya narabivuze ntabwo ngomba kubisubiramo ubwo bazasubira ku gasaro bagende babirebe ni nko mu kwezi cyakuye amatariki kugira ngo tuzakompare turebe nimba shangazi itariki wenda batangiye kuba bari kumwe mu nzu umuntu uri muravuga ninde uvuga naga ari ngombwa ko muvuga ndavuga wowe uri muravuga kugira ngo nyine bamenya amazina yawe ariko ndatubwire ati ngiye urimo kuvuga ndi umuntu n'uyu nkora ibi n'ibi ngiye umuntu urimo uvuga nka Tayra nk'amazina yanjye ni Tayra niryo zina banyita nje nzi umurezi bien ko wavuze yavuze ngo amurezi bien we ngo araho twahuriye ndiwe cyane nawe utabizi isi n'ubwa mbere ariko John ri ntaho nkuzi nkuko wabivuze na Claude ntaho muzi ariko sinzi ikibazo rero sinzi impamvu ari we wahise uza gusubiza wa mugani twahuriye hehe sinzi niba ari umukuru wa groupe ariko yavugaga wewe yavugaga avuga ngo umuntu ngavuge ngo duhura ngo tuvanga tukajya muri ibi ngo ngajya muri ibi ngo muzi hehe birekera abandi abo basigaye nibo twabanye mu nzu bazi byabo sinzi n'impamvu kandi none mbumva icyo kintu ko narakivuze mbabekera bambabarire reka mbari ko mbivuga mu mbabare nimba muzi neza koko mbabe icyo uwo muntu uri mahonga muri mwe kwazi ko mubeshyira nkuko yatinye kuvuga se nanamuvuga n'izina oya ushaka kuvuga ngo wa muntu barimo akabavamo ubu ngubu nyine n'iby'umwaka washize wenda byavuzwe kuri ubu ngubu hari no mu kibona se muri bo sawa nyine neza umwaka washije ubundi turi mu kwa kanga turi mu mwaka warashije ariko giye bivuga ko turi mu matariki mu ntangiriro z'umwaka turacyari mu kwa mbere noneho bibaze icyo kiganiro noneho bagishyizeho mu mwaka washize nyine ariko nje namubwiye ngo uwo muntu bivuga gutyo nje nabivuze aho bavugiye yuko baba kwa shangazi ariho batajya bataha sibyo icyo kintu nto nyivugiye gusa njyewe ikintu cyo nakubwira John naho nkuzi na Claude naho muzi natewe na comment ariko nujya kuvuga ikintu sinzi impamvu ari we muntu bahaye iryo jambo akaza akavuga yaragomba kuri ko umuntu akabiruza akavuga shaka kugira icyo bavugaho nibirinde guhurira nawe aho muhurira byari ikintu mba ntumva nk'umuntu w'umukristo ukijijwe usenga iyo yumvise mugenzi we wenda reka twemere Tayra yakoze amakosa n'abadayimoni barega ngo banangiyemo wenda ndavuga kubera ko abadayimoni babo bari nge bagiyemo Tayra wenda yakoze amakosa sibyo reka twemere ko yakoze amakosa yabasebeje wenda niba babeshya niba tabeshyira simbizi ariko se niba uri umuntu usenga Imana uzi neza ko ugomba gukunda mugenzi wawe nkuko wikunda wumvise akoze ikosa akarikoresha umunwa we wakabaye wifuza ko umunwa we ujyaho supagura akazarenda apfa atongeye kuvuga cyangwa se wakabaye uvuga uti Imana ikurinde ikuvugiremo iguhe gukontorora ibyo uvuga ikuvugiremo wakabaye uvuga ngo bamushyireho supaguru cyangwa wakabaye uvuga ngo Imana imworohereze imuhe gukontorora ibyo avuga imuhe kwigenzura ururimi rwe wakabaye uvuga uti Imana irinde ururimi rwe kuba inyama yigenga bumvishe Liza ibyo bavuga nk'umukristo wakijijwe nabo barakijijwe ushobora uri ku ruhe ruhande ibyo bavuga nibyo cyangwa bashobora kuba bagiragize umujinya amarangamutima akazamuka wenda bakazanamo wenda ibitandukanye n'agakiza ariko nabyo bigomba guhinduka Jewe nta kibi nabavuzeho nta n'ikibi nabavugaho gusa icyo nababwira cyo je sinakeneye no kubavugaho kubera ko Imana yonyine niyo ituzi twese ni ifite icyo yadukorera cyangwa se yatuvugaho nkange kumuvugaho ndi umwana w'umuntu ntacyo byamutwara nawe kumvuga hari umwana w'umuntu ntacyo byantwara cyane ko kumvugaho amagambo nk'ariya mabi nge mbifata nk'imitego satana ntega ituma numva nk'ubi ibintu mu gitondo nkibibona navuze ariko se ubundi
njye narebye comment ndavuga se ubundi abantu ko bakomeza gutesha icyizere abantu bakabumvisha ko nkiri umukobanyi bakabumvisha ko n'ubundi ntakijijwe ubundi nakwisubire mu byo nabagamo ndangije undi mutima urambwira ati satani nta munsi atazagutega imitego igihe cyose umuhaye akato azagutega imitego uri kumva ndimba ngo satani ntabwo bamanga gusubiza ku icupa ngo uzamubwire ko nanjye bura ahubwo reka nyiririmbe satani ntabwo satani naguhamagara ngo usubire ku nzoga uzamubwira uti iyo nimero ntishoboye kuboneka satani naguhamagara ngo usubire ku itabi uzamubwira uti iyo nimero ntishoboye kuboneka satani naguhamagara ngo usubire gutingana uzamubwira uti iyo nimero ntishoboye kuboneka kubera ko Imana iri kuyihamagara kandi igomba kuyitaba reka tuve ku byabariye wenda tugaruka ku bindi gatoya dusoza ikiganiro uri kumwe ndabyita umuge mvuga umuge cyangwa umurezibiyene no umurezibiyene nagaruka no umurezibiyene sobanure neza oya naye cyo mvugo naye ni nyandagazi tugujije mu ciciro cy'abaneguranye sasa umuge no umuhungu uryamana n'abandi bahungu umurezibiyene ni umukobwa uryamana n'abandi bakobwa ariko ntabwo ibyo bintu byo gutingana hano hari itindi ubona tugendana nk'igiti sago zurabizi n'uryamana n'abandi bakobwa kubera iki ibyo ngibyo wenda nubwo tuzajyana ikindi kiganiro kubera iki ibyo ngibyo ushobora kubijyamo wazahindutse hazahindutse si nk'ibyo byose sawa rero nyine bireke hari impamvu n'impinduka nzaza ngo ubwire ariko ubu ngubu icyo kigana tugikire uko niza bizagusaba inzira ndende ikintu wenda tugiye dusorezaho abantu ababonye ku yindi cano nibyo mwagiye muvuga mubasezeranyije iki muri rusange njyewe ndavuga nk'umuntu nka Tayra ranga kwako nige bakunze kuzanamo ikintu nge nababwira nge nabasezeranya uwo muntu wumva yuko sinigeze ngusebya navuze nge ikintu nabonye nta kindi kintu dupfa pe nubwo nimbomva byaranakubabaje byararangiye icyo kintu cyaravuzwe nimba mbabeshyira ku ntaribi nimba kandi nabo nababeshyira namwe mwicare mwitekerezo gusa ndabasezeranya ko icyo kintu kitazongera mbasabye n'imbabazi ukuri kwanyu n'urubanza rwanyu ni Imana yonyine izaruca kandi umusaruro wanyu nawe usazo ugira ikintu shangaza nawe ngusabye imbabazi sibyo ngusabye imbabazi nimba wumva yuko rwose nje umutima wanje mbana n'abantu neza nta mpamvu zo guhora duharira gusa nanone ngusabye imbabazi umbabarire icyo kintu kizongera no kucisha mwijwi nubwo nyine ukuri nyine naribi ariko nanone ikintu nagusaba nanone nukitwaze ngo umuntu ngo wacana runaka nawe wabwiye umuntu tuvuga ibintu ku cyumva iyo uvuze ikintu ku cyumva ntabwo bivuga ahubwo mwicare we nyiragasaro na nyiri nuze natuzubake TV mwicare ibibazo byanyu mu bicocore kuko twebwe natwe ubwacu mushobora no kudushyira mugasanga sina byiza cyangwa se bibaye ngombwa mwicare ibibazo mufitanye mugende mu bicoco sinzi impamvu cyane ebyerezo zihora zihanganye wahakorerwa ahita avuga ngo ni runaka washutse undi akavuga ngo byagenze ukunguka ariko nje mvuga navuze ibindimo kandi ibyo navuze bikabababaza nk'abantu bavuze ngo narababeshyeye mu mbabarire n'Imana kandi mbabarire ni umwana w'umuntu oya binavuga gutyo kuvuga ngo si ukuri si uko kuvuga mbasabye imbabazi uko wenda atari ukuri mu hagati muri twe bwari muzi ukuri kandi n'ibintu yababuza nje wababeshyeye nibimbuza kwitekerezaho nawe uzi ko wabikoze nikubuza kwitekerezaho nje kugusaba imbabazi kugira ngo nuko nzi ko ari ufite mu kuri nutagufite tugomba kubana neza kuko byarabababaje ariko mbasabye imbabazi kuki wenda mwarahuye wowe uri umukobwa nabo n'abahungu niyo mwana ahura muri kumwe si umukobwa ari we n'umuhungu wenda hari ikibazo agari ikibazo ariko barabose nyeka wenda nubwo babivuyemo nyine ariko bose bagitinga nk'abakobwa nje nkagitinga nk'abahungu ubwo yo duhenge mba ndi umuhungu akaba bari abakobwa ariko ubwo babivuyemo ko bakijijwe n'abahungu bashime n'abashime oya nagaragore banje naho duhuriye nese nge njewe muri muhungu muri role yanje y'abarezi biene ariko naho bihuriye nta nubwo bari abagore banje oya tuko ibyo biratandukanye mu buge
habamo umugabo akabamo n'umugore no muri lesbienne habamo umugabo akabamo umugore twarahuraga ariko bo bakafata nka ba sister nabo bakafata nka brother muri nuze yacu muri community nta kindi rero iriya biterwa oya biterwa n'umuntu waguhamagaye nje se ukuvuga ngo nukuvuga ngo suko na yindi najyaho ahubwo ibyo ngiye kujya kuvuga ntabwo ariyo mpamvu kugira ngo uvuge ngo ngiye ahagaragara buri hantu hose ndahagenda hagiye biterwa n'ikiganiro umuntu ajya kubaza nimba naravuye hano bakambaza bagatera comment nk'ukuntu wamamagaye hano kugasura bagashobora guhita bambaza bakambwira tuti kuheruka gukora waje hari ibyo bateho comment bitari gusobanuka ngo nusobanure kuri kino kintu nuko umuntu ahajye hako na cyangwa ngajya nko kuri tuzubake hako sinzi impamvu abantu bo ubwabo bahora bahanganye bo ubwabo bicare bareba ibyabo bapfa ariko nimba umuntu agiye kujya gukora cyangwa akavuga ikintu ntago bishaje guhita ngo abantu bahite babihindura beef bibe birebire imvye mu mbabarire ariko namwe ubwanyu mujye mwitekerezo mukoture n'imvugo muvuga imvugo ya gikristo ngo umuntu ashyire nazo nezera hose ubaguruka umunwa ubundi bwo nzabwira ngashaka kuza gukizwa nzabamenyesha gute cyangwa nzabwira gute ko ushaka gukizwa nzavuga ijambo ry'Imana gute njyewe se shangazi njyewe ni nawo mpamvu banambwa ngo gutyo nabuze umuntu unyegereye muri bo ngagire n'ikintu nta n'ujya unamamagara nambwiye ati dore n'aka sinzire umva bwose ni karibu muzaze munyigishe ariko nahinduka ariko mbabwire byonyine n'imvugo ibarimo umuntu barimo imbere n'uburyo muvugamo mukoto mwere umukristo afite uko agenda myifate n'imvugo yiwe ngo zikanja none se uko basengeye umva ikibazo nanone cy'abana b'abantu aho kugira ngo basenge ko shitani zigenda zijye mu aho zigomba kujya ubwo bazisengeye zijya kwa Tayra ubwo se batumariye iki ho batumariye iki nta kimwe noneho rero najya ngo nababwiye ko iyo Mana iyo shitani yabayivuyemo itigeze injyamo n'izina ry'Imana ntabwo yigeze injyamo kuko Imana ntago nimba mwarasenze mukayibwira Imana ntago Imana yisiza ngo nijye kuri muri Tayra weho yabavuyemo iyo shitani igera ahandi ijya ubwo nimba nawe yagiye iracyabarimo ariko ntabwo wabwira uri umwana w'Imana ngo ubwire umuntu ngo shitani kuvemo ngo ijye muri ngo Tayra bya no kuri shitani yakugiye nazo n'abandi shitani yabagiye muri njyewe ntago mbizi ariko kunavuze ngo iyo shitani ngo yavuyemo ngo ifite ahandi yagiye ngo nimba itaravuyemo ngo niba ntaho yagiye iracyabarimo nakwibukana ya mvugo bakoresheje yo kuvuga ngo supaguruka umunwa ngo shitani yavuyemo yagiye mu bandi ariko turacyarahoriza we ko numva Tayra mufatanyije kandi warakira agakiza nkumva urwanya abo mwajyanye mu itorero ikindi kintu gihari bakaba baravuze ko baguhaye 2,000 akagushyira muri envelope mu byo gutura ugahita uyavanamo ukashyira mu isutiye yawe ugatura iki envelope irimo ubusa ni ukuri reka nkubwire njyewe ntabwo mfatanyije na Tayra ariko ibintu avuze biransekeje gusa ikintu cya mbere nababwire nabagira inama yo kumva ko niba shitani uzi ko yakuvuyemo zenguruka n'ahandi hantu hose iri cyonse niba ufite amavuta y'Imana aho uzaca hose shitani hari zahunga ikindi kandi ibyo kuvuga ngo bampaye amafaranga ngo njye gutura ngo ndagenda ntura envelope nge shangazi ntago yari agomba kumpa amafaranga yo gutura urumva kandi no kuyampaye yabangiriye neza impamvu shangazi yabahaye nuko mwege nta mafaranga mwari mufite wenda akabavuza akati bahungu banjye umukobwa wanjye mugende muture mushyire amatura imbere ya Kristo aho naba naratuye nyakuye hose Imana yaba gira neza kuba narabonye icyo nyitura kuko bibirora bijyanye ngewe none se reka nkubwire ariko ngewe iyo numva ibintu nk'ibi mutabona nseka biranandakaza reka nkubwire umuntu warokotse uraka none se reka nkubwire ndinda njya gutura Imana envelope urumva ndinda njya gutura Imana envelope nyituye umutima wanjye ayo mafaranga nkayatwara bitwaye iki kandi ikindi ayo mafaranga sinari nyakeneye niyo nari kuza wenda reka tuvuge ko wenda nibwo nari kuba nkinywa inzoga nshaka kunywa inzoga ntago ayo mafaranga najya kuyanywera ahubwo nagenda nkavumba Imana ntago yabura kumpa umugisha nayituye urumva ikindi kandi njyewe sinigeze nyatwara n'izo nzoga ntazo nigeze ngo nta nizo nkeneye kunywa narazinyweye bihagije urumva
naho ubundi ibyo byo kuvuga ngo amafaranga ngo narayatwaye njya gutura mverope njye sinatuye Imana mverope niba ko manitse ikiganza cy'uburyo imbere Imana ishobora byose niba Imana izi ko nayituye mverope nayo izajya ihora intura mverope zirimo ubusa. none se Joneri yarabeshye ko yavuye ngo mwishuti ati Joneri ati njye yarambeshye ibyo bintu sinabikoze sinanabikora gusa nubwo yambeshyeye Imana imubabarire nta kibi namwifuriza. Shangazi uramubwira iki? Shangazi yarakoze mu rugendo yadufashijemo twese twafatanyije kugendanamo kuko twarafatanyije urwo rugendo rero Shangazi yadufashijemo yarakoze Imana ijya imuha umugisha kandi n'ibikorwa akomeza gukorera abo bantu bari kumwe nawe Imana ijya ibimuhera umugisha kandi nabo ibaha umugisha ikomeze kubahongerera imbaraga mu byo barimo kandi niba ibyo bintu ari ibyo barimo ari iby'ukuri koko Imana ikomeze ibagirire neza niba barabikomeje nk'uko twabitangiye. Ase kuki bavuga kuki mo kwitsa ngo nimba koko wabasanze buretse gato wabasanze ukajya mu rugo nk'abandi bararya baranywa amata baroga amazi ashyushye nakonje barya inyama inkoko n'ibiki bameze neza wewe wabasanze. Gukizwa ntabwo ari kujya kuba mu rugo rwa Shangazi cyane ko hari atari no mu rugo rwe ni kuri ofisi ye urumva njyewe ndi umugore wubatse ntabwo nzata umugabo wanjye ngo njye kuba kwa Shangazi kubera ko nakijijwe ibyo byaba ari ugukizwa kuvanze no gusenya. Impamvu utari kwa Shangazi nuko uri umugore wubatse ntabwo tuzi ko nubwo naba ntari umugore wubatse sinajya kuba kwa Shangazi kuko gukizwa si ukwimuka aho wari utuye gukizwa no kwimura ibyari biri mu mutima wawe ugashyiramo ibindi. Liza asengera he? Njyewe nsengera i Kanombe hehe? Ntago ari ngombwa ko mpavuga hambwire nyenzahaza bagiye gusenga. Nsengera Living Word. Yego. Basenga ryari? Living Word basenga ku cyumweru. Liza nzazana kamera z'umutako nintakubona tuzamya ko ibyo Liza yadutangaje atari byo. Ukuri ni karibu. Ukuri kw'Imana ni karibu. Ni cyane naga byumva no kuri kw'Imana ni karibu n'ubu duhuye ariho mvuye mu mpamagaye maze gukuramo ikanzu nari nambaye maze kwambara urabona nambaye masayi n'igitenge n'umupira bisanzwe mu mpamagaye n'ubundi ariho mvuye. Urasenga waratuye gakizora njyewe Imana niyiza umutima wanjye ni nayo izi ibikorwa byanjye imbere yayo kandi n'undi wari wese dufatanyije mu rugendo rw'agakiza ntucibwe intege nibyo bamvuzeho ko nanjye ntibinciye intege dukomeze urugendo Imana yonyine niyo izaduhemba n'ubundi mu batugaya nta wakaduhembye gusa no mu batugaya havuyemo uwumva yadukurikira ni karibu uzaze dusenge twiyambaze Imana kuko uziko muri abo bakristo burya abamo bivido abantu n'abakristo bose uko ari babiri bari muhenda njye babimbwe nabyemera uko njye nananira njyewe nuko uzi umutwaro nikoreho badayimoni ngo babavuyemo bakanjyamo umva rero abantu b'abakristo bahangana gute basenga niba muzi icyo bashaka niba kizi uzi washaka sumwe icyo basasa kugira ngo abantu bagizwe ubwo nk'abantu baba mwiruga muhanganye gutyo abantu Liza turashoje ngureke ugende hari abagututse muri commentaire nawe ujye bibona hari abandi bakwibazaho urababwira iki ikindi njyewe inama nakugira nuko ibiganiro byose uzongera gukora uzamenye ibyawe ku giti cyawe ukareka bifu n'abandi bakuvuga cyangwa nk'umwemeramana ntago agenda acira urubanza bagenzi be cyangwa ashukwa n'amarangamutima y'umutima we. Ikintu kimwe nakubwira nta muntu nigeze menya ibye uwo nzi ibye n'uwo twabikoranye urumva uwo twabanye muri iyo mpinduka yabayeho kandi nawe nta kintu nigeze muvugaho nta n'ikibi namuvuzeho nababwiye n'uyu munsi ngomba kubabwira ko akame kamuntu ari umutima we. Ikindi kandi icyo nabwira abantutse n'abamfashe nabi urumva mumbabarire kandi sinabatuka kuko ibyo ndimo nzi neza ko bihagazemo neza ntagomba gusubira inyuma cyangwa ngo nibagirwe kuvuga izina ry'Imana aho n'abandi hose. Imana ibaha umugisha kandi Imana ibagirire neza ndagira ngo mwese mugire umwaka mushya kandi uzabere wishya n'ihirwe Imana izabegere kandi byose bibemo ndabiswe ibera hose icyarimwe mu izina rya Yesu
amen. Liza ntituzagushaka uzambabare tukubone ubutaha abantu badukurikiye hari indi episode izaza dusanga Liza mu rusengero tuzakora n'ibishoboka byose tuzamenya n'ibishoboka byose koko Liza yarakijijwe. Liza nzanagusura mu rugo uranyemera Ni karibu rwose kandi no ku rusengero ku cyumweru muzambabare muzabe muhari. nyemerera imbere y'Umutako TV nzagusure muri quartier aho uba hose nzahagene mu musore. Ndabikwemereye. Ntabwo uzarakara? Ntabwo nzarakara rwose nushaka uzangwe gituma. Ugeze kuma ntabwo nahamenye ko nzaha. Oya nzanahakurangira nunampamagara. Yego. Reka ngushimire kwanza urakoze cyane. Urakoze cyane nawe kandi n'abakunzi ba Umutako TV mwakoze cyane nawe umwaka mushya namwe umwaka mushya uzabera wishya n'ihirwe Imana izabagirire neza izabegere izabera inshuti izabera umuvandimwe mu izina rya Yesu amen. Wakoze cyane utatuzakona ikiganiro cyawe kihariye nuko twagira ngo usubize abadutumyeho n'ikiganiro abonye wagisubije umwaka muke nimo nta kintu barenza. Yewe nabashubije pe kandi nabasabye n'imbabazi Imana bazagize gusa ngiye nubwo nasabye imbabazi nababwira ati muri abakristo bahangana nimugahangane ibintu byo guhangana ntago ari byiza kuko oya niyo kambivuge ngewe nawe naje kubona bagiye kukoreka seri ahubwo seri batuzanire seri y'abakristo batuzanire seri y'abakristo rwose nziza yawo nje tuzongeye kubona kugira ngo nge mubona wenda nge nababazwa no kwenda ngo mwavuyemo ngo muri ibyo bintu ngo ngaba wenda ngo mukaba Kristo ngaba ababo barapfa iki koko oba nubu naba Kristo no barimo guhangana rero mu Kristo ubwo hantu harimo iki Ariko urabona ko ikibazo kiri kwariza aya ura nawe no gura Umutako ibintu byose bikomeza ubigira Umutako byugenderana bose bafite ikibazo kuko n'abarana be ari Liza afite ikibazo bafitanye ikibazo bivuga ngo nimba buri yavuga rizavuga nabo bakavuga ahubwo bo byo ari byo badashaka ko byabo baziranyoho bituma hagenda haza mu kantu ka tenatina umuntu ngo yamuvuze nago nawe tuzuvuga nyamara na kiriya kiganiro cyabaye byiza umvishe ukuntu bavuze byatumye bose bavuga umwe ajya kuvuga ngo inzoga buryo ngo yagize ngo izo envelope ngo buryo byagenze uko bivuge ngo hari ibintu byo ndani bubwabo iwabo bubwabo baziranyeho hari ikintu mbo ndani bubwabo baziranyeho gituma bagirana uko nge nabasabye imbabazi numva ari wanongeye no kugenda ariko ntago bazabamagara ngo nze mvuge kuri iki ngiki ne kutakivugaho nzacyo nje mvuga ikintu uko nyumva nuko nyibona ariko nasabye imbabazi mu mbabarire ibindi byanyu byo n'abakristo guhangana rwose murakoze Imana bamumugisha njye ijambo nabwira shangazi nuko nambwa ati umwaka mushya Imana yongere intambwe ze rwose kuba yavuze yarimo avugana na mukanya nariza avuga kuri telefone avuga ngo ndi umunyamahanga shangana ngo ndi umunyamahanga izina ryanjye ni Tayra ni ry'abahinde nego ndi umunyamahanga ariko iryo zina ni ryo banyita nago nge ndi umunyamahanga ndi umunyarwanda mu bigano nakoze iwacu nihuye itumba ariko ivuga ngo ngendana ngo n'abantu ngo bagakubana uca ku ruhande uvuga muvuga gutyo nje ntacyo wasebye usibye ko nge narubugarumbere cyo mvuga cyose n'undi se kunakishijwe ariko umumama abonye umwana ari mu dukosa cyangwa ari mu gutandukira amukubita akanyafu akamuhitira wenda shangazi nuko akubise akanyafu akahitura nkakoze kandi nkashimira n'abakunzi b'Umutako TV Imana ibahezagize ibarinde yongere namwe zanyu namwe nabashimira asigaye abantu bakomeza ukora sharinge batire comment na subscribe ubundi navuga ngo byose muri uyu mwaka babere umwaka w'umugisha iby'amahirwe ibyabananiye cyangwa ibyo mutarageraho nibyo mwifuza muzabigereho mu izina rya Yesu Kristo n'umwami wacu amen. Imana ibarinde kandi Imana ibagirire neza mwe mwese mwafashe umwanya mukumva ikiganiro mwumvishe byinshi komantere n'izanyu bababwire baradukurikira cyane barasoma komanteri barareba ibindi bigiye bitandukanye ariko ngewe nk'Umutako TV n'itsinda ry'Umutako TV turagira ngo ibi bintu rwose nibizagaruke ahubwo ubutaha tuzaze dushima tunezerwa ahangaha ngewe ndavuga yuko shobora no groupe yose ko mwayibonye anyuze hano kuzahuza nabo
bakabona bishimye basangira baseka barakira agakiza. Imana barinde muje kubifuriza umwaka mushya muhire, ariko dusangiza abandi. Subscribe, like, share na comment. Nitwe Isaka manager mu Mutako TV. Mukurikira ikiganiro cyo gukurikira iki.